ese waba warigeze kurota urya? Waba warigeze kurota urya ikisi? Urya ibiryo bishyushye? Urya ariko ukabona ntuhaze? Urya se ukabona urarya ariko urahaze cyane? Urariye se ariko ubonye ibiryo uriye ubiririye mu mwijima? Urariye se ariko ubonye urya usangira n'abandi? Urariye se ubonye ubiririye mu birori cyangwa se mu bukwe? Urariye se uriye ibiryo biryoshye? Urariye se ariko ukabona ibyo biryo nubwo biriye biguteye ubwoba? Wigeze urota se urya inyama? Urota urya imbuto? Urota urya umugati? Ibyo byose rero ni ubusobanuro bukomeye cyane bwo kurota urya. Ntabwo uyu mwanya nadetaya ngo wigeze urota urya iki, ariko ndashaka kuvuga ubusobanuro 20 bwo kurota urya. Niba warigeze kurota urya, menya ko ari message ikomeye Imana yari irimo iraguhereza. Ndashaka kuvuga ubusobanuro 20 bwo kurota urya. Ndakwinginze kugira ngo ubane natwe kuva iyi audio itangiye kugeza irangiye, kubera ko hari amateka agiye guhinduka. Kuva iki kiganiro gitangiye kugera kirangiye, ndabizi ko mu bisobanuro bya nyuma ari ibyo ukwiye gusengera kandi ubuzima bwawe bugahinduka. Hari ibyo wasengera amateka yawe agahinduka. Hari uburyo ukwiye kwitwara hanyuma bigatuma winjira muri desite yawe. Nshimira abantu bose bakoze subscribe, Imana ibahe umugisha. Nawe utari wayikora, ni igihe cyawe cyo kugira ngo uyikore, hanyuma kugira ngo tujye dukomeza tubane mu biganiro byacu n'ibikurikiraho. Tuzakomeza tuvuge n'ubundi busobanuro. Wigeze urota inzoka? Wigeze urota uri muri toilette? Wigeze urota se abantu benshi? Wigeze urota uri mu nama? Wigeze urota ni inzozi nyinshi. Izo nzozi zose tuzagenda tuzisobanura. Hanyuma rero ndakwinginze kore subscribe, kandi like, karaga kari hejuru ni ikimenyetso simusiga cyuko wahageze. Niba wahageze, garagaza ikimenyetso cyuko wahageze. Ndabakunda, Imana yo ikabakunda cyane kurushaho. Munyemerere rero twinjire muri uyu mwuka wacu wo gusobanura inzozi zacu. Wigeze se urota urya ukabona urose uriye ibiryo byiza kandi bishya, biryoshye, ibiryo byiza kandi bishya, nyine bigitekwa bishya? Iyo tuvuze ibiryo bishya ni ibiryo bitaraye, ibiryo nyine uriye ibiryo biri fresh. Ibi bisobanura iki? Bisobanura imigisha, ibyishimo, ndetse bigasobanura ibihe byiza bigiye kuza, bigiye kuza ugiye kugera muri gihe cyawe cyo kurya. Ubusobanuro bwa kabiri, wigeze se urota urya ibiryo bibi cyangwa se byononekaye? Urose uriye ibiryo bibi cyangwa se uriye ibiryo byononekaye, biri mu rubobi, ibiryo byagaze, ibiryo biteye uko kuntu kose. Ibi biba bisobanura yuko hari ibibazo. Icya kabiri biba bisobanura yuko hari stress ziri muri wowe. Icya gatatu biba bisobanura ko warangije guhumanwa, warahumanyijwe, hari ibintu bitameze neza mu buzima bwawe. Niyo mpamvu mba mbasaba kugira ngo dufatanye dusenge. Bibutsa ko tugira amateraniro ya deliverance, yo kubohoka, n'amateraniro ya healing, amateraniro yo gukira indwara. Imana irimo irakora ibintu bikomeye. Imana irimo irakiza abantu. Imana irimo irabohora abantu. Abantu bari bafite indwara zikomeye, izitwa ngo ntizikira ku bantu, ariko no ku baganga no kuri siyanse zidakira, ku Mana zirimo zirakira. Tubonye ubuhamya bwa benshi, tubonye Imana ikiza abantu, tubonye Imana ihindura amateka. Imana irimo irakora ibintu biremereye. Imana irimo irakora ibintu bidasanzwe. Duterana n'abantu benshi batandukanye mu bihugu bitandukanye. Iyo ushaka kubana natwe rero kuri Zoom, uratwandikira. Nimero yacu tuba twayisize muri ekara ndetse no muri description, kugira ngo utwandikire tuguhereze gahunda yacu y'amateraniro, uze ubane natwe mu buryo bw'amasengesho, uze ubane natwe mu buryo bwo gusenga. Rero niba warigeze urota izi nzozi, ukarota urimo kurya ibiryo bibi cyangwa se urimo kurya ibiryo bigaze byononekaye, menya ko utaboneka muri aya masengesho urimo urahomba, urimo urihemukira.
kuko warangije guhumana, kandi ibyo wahumanyemo byose Imana ifite imbaraga zo kubikurutsa. Twagiye tubona abantu barimo kuruka live umuntu akaruka kuri Zoom, umuntu ari he, ari mu Bwongereza, ari muri Amerika, akaruka bigaragara. So kubera iki? Kubera ko hari ibyo nawe yariye muri ubwo buryo, abijya mu buryo bw'inzozi, ariko abirutse mu buryo buri muri physique, buryo bugaragara. So rero niba ushaka kubana natwe muri ayo masengesho, muri ayo materaniro, ni byiza kubana natwe kugira ngo inzozi zawe Imana izihindura umugisha. Ubusobanuro bwa gatatu, wigeze urota urya cyane, bisobanura iki? Bisobanura ibintu bibiri. Icya mbere, biba bisobanura ko uri umuntu ukunda guhaha cyane, icyo ni kimwe. Kabiri, cyangwa se bigasobanura ko uri umuntu wifuza ibintu byinshi, cyangwa se bigasobanura ko uri umuntu ufite umwuka wo kutanyurwa. So ibyo bintu uko ari bitatu, kimwe muri ibyo kiba kirimo. Njyewe nzajya mvuga inzozi, nawe uzajya wiyumvira. Hanyuma ubusobanuro bwa kane, kurota urya ugahaga. Wigeze urota urya ugahaga, bisobanura iki? Bishobora kuvuga ko cyangwa se bisobanura guhazwa mu buzima. Icya kabiri, bikaba bivuze amahoro ndetse n'intsinzi. Uvuga ngo urose ugahaga, biba bisobanura ko hari ibyifuzo bigiye kuba impamo mu buzima bwawe. Ikindi ko ugiye kubona amahoro ndetse n'intsinzi. Gatorero gusobanura bwa gatanu kugira twihute. Kurota urya ariko ntuhage, bisobanura iki? Bisobanura gushaka ibintu byinshi ariko ntubibone ukabyifuza. Biba bivuze ko uri mu gihe cyo kwiruka ku bintu byinshi ariko utarimo kubona. Ubusobanuro bwa gatandatu, wigeze urota urya ariko ukabona uri wenyine. Ibyo bivuze iki? Biba bivuze ko ufite umwuka wo kwigunga cyangwa se no kwiyitaho cyane, cyangwa se kwiyitaho cyane, kwikunda, kuba egoiste. Nibyo nkoresheje ikintu cyiza, kuba umuntu wikunda. Yes. Ubusobanuro bwa karindwi, wigeze se urota urimo kurya ariko ukabona uri gusangira n'abandi bantu. Biba bivuze ko hari imibanire myiza iri hagati yawe n'abandi. Ubusobanuro bwa munani, cyangwa se kugiye kugira imibanire myiza hagati yawe n'abandi bantu. Ureka turebe ubusobanuro bwa munani, wigeze urota se urimo kurya ibigori. Ibi bisobanura iki? Bisobanura ibyishimo. Ikindi bigasobanura gutumirwa mu migisha cyangwa se mu mahirwe. Ibigori ariko biratandukanye, ni cya gihe cyuriye ibigori ukumva birakuryoheye, ariko niba uriye ibigori ukumva birakomeye, niba uriye ibigori. So ibigori nabyo bifite icyo bisobanura. Ibigori byumye, ibigori bibisi, ibigori bikiri mu murima, ibyo byose bifite ikintu bisobanura. Wenda twavuze igice cya mbere cyo kurota ibigori, tuzavuga n'igice cyaho cya kabiri. Reka turebe ubusobanuro bwa 9. Wigeze se kurota urimo kurya ibiryo utazi. Wigeze urota ukabona urimo urarya ibintu ariko ukabona ibiryo urimo kurya ntabwo ubizi. Biba bivuze ko hari impinduka zitunguranye ugiye kugera mu buzima bwawe. Wigeze se urota urimo kurya ibiryo biryoshye cyane. Ibi bisobanura ko hari ibyishimo bikomeye cyangwa se amahirwe atunguranye nanone agiye kuza mu buzima bwawe. Ubusobanuro bwa 11, kurota urya ariko ukagira ubwoba. Biba bivuze ko hari stress ugiye kugira, cyangwa se ko ugiye kugira umwuka wo kutanyurwa mu mutima. So katurebe ubusobanuro bwa 12, wigeze urota se urimo kurya ibiryo byinshi ariko bikagushirira. Ubwo bivuze iki? Biba bivuze ko ufite umwuka wo gutakaza amahirwe cyangwa se kudakoresha neza ibyawe. Kurota urya ibiryo byinshi ariko bikarangira bigushiriye kandi bikagushirira wumva udahaze. Biba bisobanura ko ugira umwuka wo gutakaza amahirwe cyane ndetse no kudakoresha neza igihe cyawe, cyangwa se kudakoresha neza amahirwe yawe. Niyo mpamvu nawe uba ukwiye gusenga mu bakeneye deliverance uburimo.
So kurota urya inyama, hanyuma hano ndavuga kurota urya inyama mu buryo buri generale. Hari abantu bavuga ngo kurota urya inyama bagahita babihindura ibintu bibi, ariko sadepa n'inyama wariye. Noneho hano nzasobanura ubundi busobanuro bwo kurota urya inyama, tuzabivugaho mu kindi kiganiro cy'ubutaha, ariko uyu mwanya reka mvuge kurota urya inyama nziza mu buryo buri generali. Biba bivuga imbaraga, intsinzi, cyangwa se bigasobanura imbaraga z'umubiri. Kurota urya inyama, ibyo bintu nicyo bisobanura. Reka turebe ubusobanuro bwa 14. Kurota urya imbuto bisobanura iki? Bisobanura imigisha, umusaruro ndetse n'iterambere. Hanyuma ubusobanuro bwa 15, kurota urya umugati bisobanura ibanze mu buzima, cyangwa se yuko hari ibintu by'ibanze mu buzima, cyangwa se ibikenewe by'ibanze mu buzima Imana igiye kuguha. Ubusobanuro bwa 16, ushobora kurota urimo kurya ariko ukabona abandi bo ntabyo bafite. Biba bisobanura ko Imana igiye kugushyiriraho amahirwe yawe atandukanye n'ay'abandi. Mu yandi magambo, iyi nzozi ni nziza cyane kuko uba ugiye kuboneraho abandi baburiye. Ubusobanuro bwa 17, kurota urya ariko ukabona urimo kurira mu mwijima. So nibi bisobanura iki? Bisobanura ko uri mu buzima bw'ubwihisho, cyangwa se ko uri mu buzima bwo guhisha amarangamutima yawe, cyangwa se guhisha ibyawe. Ubusobanuro bwa 18, kurota urya wihuta cyane, kwihutira ibintu cyane. Ibi bintu biba bisobanura ko ufite stress nyinshi mu buzima, cyangwa kwinjira mu buzima bwa stress mu buzima, ko hari pressure ufite nyinshi mu buzima. Icya kabiri, biba bisobanura ko hari ibintu byinshi wihutira, ufite n'umwuka wo guhubuka. Nyine kurota urya ukihuta cyane, cyangwa se kurota usahagurana. Ikinyarwanda, icyo kinyarwanda cyiza. Ubusobanuro bwa 19, kurota urya, niba warigeze urota urya ariko ugahita wumva urananiwe. Ibi bivuze iki? Biba bisobanura ko hari umunaniro wo mu mutwe ufite, cyangwa se umunaniro wo mu buzima. Biba bisobanura ko rero ukwiye gufata igihe cyawe cyo kuruhuka. Ubusobanuro bwa 20, wigeze urota se urya ukishima cyane. Ibi biba bishobora gusobanura ibyishimo, amahoro ndetse n'imigisha. Ndabashimiye mwebwe mwese mwari munduteze amatwi. Imana ibahe umugisha, ineza y'Imana ibabeho. Ndabakunda, ariko Imana yo ikabakunda cyane kurushaho. Hanyuma ngwingingira ku Mana kugira ngo ukande subscribe, hanyuma ukande like, niba byiza ukande na comment, kugira ngo ukomantinge kuri izi nzozi zacu twarose. Noneho niba hari izo warose, nawe hari ibyo warose urimo kurya tutavuze hano, cyangwa se wararose urya ibiryo runaka bimeze ukundi kuntu, ibyo byose bitwandikire, tuzagufasha gusobanukirwa inzozi zawe. Mbibutsa ko tugira amateraniro yo kubohoka, amateraniro ya healing, amateraniro Imana irimo gukoreramo. Uratwandikira tukaguhereza link, ukaza ukabana natwe hanyuma muri ayo materaniro. Ndabakunda, Imana ikabakunda cyane kurushaho. Shalom, shalom, shalom.